Ukibara kugenda twari tuzi ko ugiye uri bugaruke, ntabwo twari tuzi ko ugiye uzamara iminsi 12 umara amasaha 288 ndetse n'iminota 17,780. Wagiye tukigukeneye, wagiye tukibabaye, none reba n'ubu uracyariyo. Iyo tuje kugusura ntabwo tukubona ibirenge, ahubwo tubona igice cyo hejuru, agatuza ndetse n'umutwe. Ukimara kugenda hari ibindi byasigaye birakogwa n'ibindi byasigaye birakogwa wowe utamenye. Yewe muvandimwe, komeza wihangane ukomere, ibyagushikiye n'ibyashikiye n'abandi bagabo, aho wagiye wasanze abagabo uretse ko n'abagore nabo bisigaye bibabako. Erega aho naho uri ntabwo uri wenyine, hari n'abagore muri kumwe kandi mwese muzira ikibazo kimwe, naho bavuga ngo byose ngo byitirirwa abagabo n'abagore ubu bisigaye bibahama. Uriya munsi ugenda hari abasise basimbira kuri Instagram zabo, abandi basimbira kuri channels zabo, ndetse batibagiwe na X yahoze yitwa Twitter. Uwa mbere ngiye kukubwira uzoba mumwibuka kandi uzi neza ko niyo byatangiye mukiri kumwe, mwananiramye muri kumwe, ubu mwamaze gutandukana, uri muri gereza nawe ari mu kazi, ntabwo ari mwari guhuza. Uribuka mukiri kumwe muri RBA, mwabaye nk'ibihanga bibiri biri mu nkono imwe kandi mukaba muzi ko bitari bukunde ko byombi bishya. Erega ngo abanyabwenge babiri iyo bokeje inyama ngo ntabwo ishya. Umwe ngavuga ngo yahiye, undi ngo yahiye, bikarangira bayiriye ari mbisi. Undi muhanga yavuze ngo inkuba zibiri ntabwo zisangira igico. Icyo gihe yari wewe na Lorenzo Christian Musangwamfura, ntabwo mwigeze muhuza. Erega kiriya gihe mwamaze mudahuza ntabwo cyarangiye. Naho mwari munzi mwasabanye imbabazi, rimwe na rimwe bikaba byo kwiyorohereza, nyuma yaho murazi kumwe muri mwebwe yirukanywe undi agasigara. Erega umaze kugenda ntabwo yari gukomeza kwishima ngo wagiye ngo arababaye, ahubwo yategereza kubaza ngo ni iki cyabaye ku Murindi. Aho ku Murindi ikintu yabaza se bibaza ni giki? Nuko yari amaze kumva yuko bagutwaye ku Murindi uri muri station za gisirikare RDF. Mwana wa mama, kiriya gihe ugenda twe twasigaye turota umuriro w'amagambo ndetse n'amashusho agenda acicikana bavuga ibitari byo, bamwe ngo wacitse, abandi ngo wapfuye, abandi ngo wiyahuye. Ibyo byose tukabicaho tukabireba. Nyuma yaho gato niyo twagiye kumva ngo Rikari nawe baramuzanye. Rikari bakimara kumuzana inkuru yahise nshyashya. Ibyo waruzi ngo raza kubazwa birangire, ahubwo warurose undi mwunganizi nawe aza kuvuga ibye, nawe uvuga ibyawe, maze ubundi dosiye ibe ikomeye. Wa muhungu, komeza kwihangana, niko ubuzima bumera mu isi, niko bigenda. Kwihangana kurakomeza, ariko umenye ko igihe winjiriye cyo urakimenye, cyo uzasohokera ntabwo ari cyo ntabwo azakimenya. Erega bavuga ngo wagufunze ntabwo ari wagufungura. Umuntu niwe ufunga ariko Imana ntiyifungura. Ako tutagerageje ngo tubaze ikibazo cyawe, ariko ntabwo tugeze turonka igisubizo. Mutesi Scovia, umuyobozi wa RMC, yaragerageje mu buryo bukomeye, aca hirya no hino ariko abura aho yamenera, kuko hari amaze gufatwa n'intare. Erega iriya ntare iri kwiriya muzu zabo n'iriyo yagufashe. Iriya ntare ntabwo igikina, ahubwo yoyo ibintu byombi bitwara ku murongo. Ihangane urebe igihe ikomeze kwicuma, iminsi izicuma, amasaha azagenda, ariko igihe cyawe kizahari. Igihe cyo gutaha kizaboneka, uzasubira ukora ibikorwa byawe, ariko abantu bambabaje nabo uzosanga ni sosiyete uzabugarutsemo. Mbese sosiyete yose uzabujemo ko yose yakuvuze nabi, ko yapfuze ibitari byo, kukimara kugenda abari bafitanye urwango nawe ko bari bamaze kwihisha ukiri inaha, ariko bamara kugenda bagatangira kuvuga byinshi. Umuhanga yaravuze ngo Imana izandinda abakunzi nayo abansi bo ndabazi. Bariya bose witwa ngo nibo bakunzi bawe, ukimara kugenda nibo bahise bajya hejuru, bajya kuri mikoro, maze ubundi abandi bafata amakaye n'amakaramu barandika. Ubu byaroroshye. Ubu ntibagikoresha amakaramu, bakoresha suri bakanyereza, maze ubundi bagatapinga. Baratapinze, abandi bajya kuri za kamera, abandi bagiriwe amahirwe bajya kuri radio, maze ubundi batangira kuvuga. Wewe Rikari we, iyi nkuru ngiye kubwira yabaye kuri wewe. Ukimara kugenda bavuze ngo bagusanze wihishije munsi y'igitanda. Ubwo ibifaransa bitari bimenyereye mu Rwanda bitangira kuvuga. Nibwo bwa mbere nari maze kumva igifaransa cyitwa Operation Sokoroka. Bahise bavuga ngo wakoze Operation Sokoroka surori. Ewe Rikari, bahora bakwita ngo uri umwana ukaza ngaho ugatera ikibazo, noneho bahise bavuga ngo bari barakubwiye. Iyo umaze kugwa mu bibazo nibwo abantu batangira kuvuga ngo narakubwiye.
iyo narakubwiye se sizagarukira abo twari tuzi ngo nabo bavugizi ba rubanda ahubwo nibo basimbye ku mateleviziyo abandi bajya ku macano bavuga ibyabo nibo bahise batangira kuza barashiramwo ibirungu bashiramwo umunyu kugira ngo batinde babakane byari bibabaje yari inkuru ibabaje kumva yari inkuru iteye agahinda nta radiyo nimwe itakuvuze nta televiziyo nimwe itanyuzeho iby'amacano byose nirirwa ndavuga hari n'abagenda barahimba inkuru ngo wagiye muri Amerika ngo watorotse byagenze ukunuku ibyo byose njya bingarukaho budakeye kabiri twumvise ngo bazanye undi muntu ese uwo ngo ninde anta biganiro wahoze uri umunyamakuru kuri radiyo DC ukujya kubivamo ngo ukimara kubivamo wahise wigira mu kuzuragira diru zo kuza widandariza abakinyi ubwo nawe nimba waragiye nawe muri izo diru z'abo basore ubwo nawe ndumvishe ngo bagukuye muri Uganda erega Interpol ngo niyo yakwizaniye ikugeza ku mupaka maze ubundi RDF irazira gufata ikimara kugufata bagukubise hamwe n'abo basore ubwo dosiye ijya kwaguka wowe umunsi bakuzana ngo wagira 22 hari amaze kubaho 21 bari amaze gufatwa n'abaofisiye babiri ariko ikibabaje ni iki ikibabaje no kuba wishyuye udufaranga twawe wamara kutwishyura ukanatwishyura warushye wamara kutwishyura abo baduhaye bakakwigarama abasore bacu mwihangana fatanyije agahinda nawe Jangwani wari umukuru w'abafana ba APR waba umukuru w'abafana ariko umujya ukimara kugenda kurabira umupira wa piramide wibuke ko nta mafaranga wari ufite icyo gihe abafana twaraje turaguterateranyiriza amasundi tukwishurira amafaranga ugenda kuraba umupira amafaranga wayahaye Georgine twe twayamwiretswe g'abafana ariko ikintu kibabaje no kuntu twumva ngo no munsi uri kurabazwa ibintu by'amafaranga kandi twe twayiyishuriye wibuke ko nta n'icumi wari ufite mu mufuka ngo waje kwishurira itike y'indege bibabaje iyo ni inkuru imbabaza ikongera ikambabaza bararose ibiganiro Bruno Taifa nta kindi kiganiro asiganyuza kuri YouTube channel ye uwo ni umwe mvuze hari n'abandi ntakwirirwa mvuga kandi ni benshi bariko bararonka content muri no minsi kuko ibibazo byanyu mwaciye mwihangana komeza kubasengera kuwiteka Imana yo mu ijuru ikomeze kuborohereza igihe muzavayo tuzabonana